Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Nuko Imana yavuze ko izayigira ibuye riremerera amahanga. Abadukurikiye bazatwibutsaho kanditse. Nuko yavuze ko Imana yavuze ngo izayigira ibuye riremerera amahanga. Izayigira ibuye riremerera amahanga. Bivuze ko ubu ngubu rero n'ubundi abavuga ko bagomba kwisiga ikarita y'isi, bivuze ko batazashobora kwisiga muri ya ntambara y'isi iminsi 3 ngo bashaka rero ari ibuye riremerera. Ariko bice ko yigeze gusibwa Isiraheli, yigeze gusibwa ku ikarita. Ndabizi yigeze gusibwa ku ikarita, ivaho hatura abandi bantu b'ubundi bwoko n'ijambo ariko nyuma y'igihe irongera Isiraheli. Kandi bikurikiye amateka ukuntu Isiraheli yagarutse ni ibintu bye n'ubufindo bukomeye cyane ngo none rero niba muri ayo masezerano harimo ibivuga ko izabera ibuye riremerera amahanga, ubwo urumva atari ikibazo hano ku isi. Kimeze ikibazo kihe? None se wowe wibaze kuba igihugu gihari kikavuga ngo kizahinduka ngo ibuye riremerera amahanga, ariko si cyo cyabivuze. N'undi kizahora kiremerera amahanga. None se ayo mahanga yo yaretse kukiteza ngo bakiremererane barimererane? None se icyo cyaretse kuyaremerera kandi kigomba kuyaremerera gahunda ariko kiyaremerera. Ubwo rero byose ni Imana yabiteje. Ubwo kuko byose ubwo twahita tubishyira ku Mana yabo. Ariko witonde, Imana ifite ukuntu yankorera ikintu ntakoresha imbaraga zanjye, ariko n'amanyanga n'ibindi. Ariko kwizera uvuga ngo we kwizera uzahora ngo uri ibuye riremerera. Icyo nashatse kuvuga, Imana ifite ukuntu yankorera icyo ishaka gukora ntagikoresha imbaraga zanjye. Wavanga Imana ngo iri kubatuma ngo murimbure Irani kugira ngo mureremere amahanga murase. Bo bashobora kuba bari gukora ibyo babona nabo nk'abasirikare nk'abantu, ariko atari Imana yabibatumye. Kuko Imana ifite uko yabagira ibuye riremerera amahanga hatabaye ibyo ngibyo. Aho ntabwo uvanga Imana iri kubabwira ngo kugira ngo mukunde muremere murase na hariya murase na hariya. Kuko kiriya ni igihugu kiri mu ntambara. Ibyo rega ntiyabibabwira, ndabyemerwa wenda itabibabwira, ariko bagashiduka kubera bya bintu Imana yabaturiyeho, bagashiduka n'ubundi byabaye batanabizi. Ako hari igihe ushobora kugira ngo ushobora no kurwanya ishyaka ry'Imana ukarirwana nabi ikazana guhana.